Hari abantu bamaze iminsi banyandikira mumbaza ngo Baghi kane izasohoka ryari. By'umwihariko abantu bakunze Baghi rimwe n'abantu barebye Baghi kabiri, abantu barebye Baghi gatatu, mwarayikunze yarabaryohereje. Hari filime rero Baghi kane, hari abantu bamaze iminsi banyandikira, by'umwihariko abantu bari Burundi umaze iminsi bumbaza ngo Baghi kane izasohoka ryari. Nibyo ngiye ngo tuganira muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe ku YouTube channel yacu, nkandira subscribe hano ku YouTube channel yacu ni Nyabami TV, ubundi twinjirane muri iki kiganiro. Nkwibwire Baghi kane, hari abantu bamaze iminsi banyandikira mbaza ngo Baghi kane izasohoka ryari. Ndagira nkubwire ko Baghi kane yamaze gusohoka, noneho nkubwiye n'izindi filime zasohokanye na Baghi kane kubera yuko weekend nabonye ari umuriro. Hari Baghi kane ubwo mwari maze iminsi mutegereje, gusa Baghi kane yo yonyine, hari n'izindi filime noneho zaje zirenze kuri Baghi kane. Hari nka filime yitwa The Cat, hari filime n'ubundi zitandukanye, ariko reka nkwibwire mbere y'ibyo ngibyo byose, mbere yuko tujya kuri Baghi kane ngo nkubwire ngo yamaze gusohoka, nkubwire ahantu ushobora kuyikura, reka nkwibwire filime yitwa Twinless. Twinless ni imwe muri filime nziza cyane ku bantu bakunda comedian movies. Wibaza ko iyi Twinless ni imwe muri filime ziri kurebwa cyane kuri video streaming sites zitandukanye, kwa ama website yerekana amafilime. Iyi filime ya Twinless ni imwe muri filime ziri kurebwa cyane gusumba izindi zose. Wumve ko iyi filime ya Twinless kubera uburyo yakunzwe, kubera igikundi rifite muri rubanda kuri aya video streaming site, kuri ngo ifite rating ya 98% muri filime ziri kurebwa cyane gusumba izindi zose ku isi. Iyi filime ya Twinless aho waba uherereye hose, nyandikira inbox cyangwa se aho ngaho muri comment muri description, aho ngaho nkubwire ni filime ya Twinless wayikura. Siyo yonyine rero, yasohokanye n'izindi filime zitandukanye. Mbere ko twinjira kuri Baghi kane, reka manze nkwibwire nka filime yitwa The Conjuring Last Rite. Filime ya The Conjuring Last Rite, filime ya The Conjuring Last Rite ni muri filime nziza cyane ku bantu bakunda horror movies, filime z'ikikango, filime ziteye ubwoba. Filime ya The Conjuring Last Rite iri hanze kuri uyu munsi. Hari izindi filime rero byasohokanye ntagenda ntakubwiye, nka filime yitwa iyi filime ya The Baltimoreans, ni imwe muri filime nziza cyane n'ubundi ziri hanze. Filime ya Baltimoreans yasohotse ejo nayo ku itariki 5 z'uku kwezi. Imwe muri filime ziri kurebwa cyane. Wumve yuko kuri aya video streaming site, ku izo website zerekana amafilime nka Agasobanuye.com, izi filime zifite rating ya 97%. Hari izindi filime rero byasohokanye kuri urutonde ntagenda nakubwiye. Ubwo nk'abantu bakunda romantic movies, abantu bakunda filime z'akanyobwa, mumaze iminsi mumbaza ngo mukeneye filime zo kureba muri weekend, abantu bafite aba boyfriend n'aba girlfriend, mumaze iminsi mumbwira ngo mukeneye filime zo kureba muri weekend. Reka nkwibwire filime yitwa Tourism. Filime ya Tourism nayo yasohotse ejo, ni imwe muri filime ziri kurebwa cyane gusumba izindi zose, kuko muri weekend by'umwihariko iyi filime kuri aya video streaming site yamaze kugera 98%. Muri filime ziri kurebwa cyane gusumba izindi, ariko izo tuziveho. Reka ahubwo nkwiyerekere filime wowe, ku bantu bakunda filime zirebwa cyane, ku bantu bakunda filime zihitinze, ku bantu bakunda filime ziryoshe gusumba izindi. Reka nkwereke filime tuve kuri ibyo bya 70, bya 90, za 70 ngahe, nkwereke filime ifite 99%, filime iri kurebwa gusumba izindi zose muri filime zamaze gusohoka. Nkubwire filime yitwa Hamilton. Uramutse ukunda action movies, iyi filime ya Hamilton ntigucike. Uramutse ukunda filime za maneko, ukunda filime za CIA, MI6, iyi filime ya Hamilton ntigucike. Hari agafilime rero ku bantu bakunda indwanyi zo muri ring. Warebye filime nka Undisputed, ukareba filime nka Unstoppable, ukareba nka filime George Foreman. Iyi filime ya The Cat ntigucike, kuri ubu ngo yamaze kugera hanze. Ku bantu bakunda action movies, ku bantu bakunda thriller movies, iyi filime ya The Cat iri hanze kuri ubu ngubu, nayo iri muri filime za action, muri filime zikunzwe cyane gusumba izindi zose ku ma video streaming site, imihanda, filime ziri gutwika. Iyi filime ntigucika. Ariko reka nkwibwira noneho Baghi kane, ku bantu bakunda Baghi kane by'umwihariko, abantu bari Burundi mwese ndabasuhuje. Mwambajije ngo Baghi kane izasohoka ryari, nisohoka ntuzaye marakanya utatubwiye filime ya Baghi kane igisohoka. Njye mise nkurabura yuko Baghi kane kuri ubu ngubu yamaze kugera hanze. Uramutse uyikeneye wanyandikira nko kubwira filime ya Baghi kane urayikura he. Baghi kane rero ku bantu bakunda filime z'impinde, by'umwihariko abantu bakunda CGI z'abahinde, ku bantu bakunda creativity z'abahinde, ku bantu bakunda stories z'abahinde, iyi filime ya Baghi kane
uramutse warebye filime nka Igo ukareba filime nka Pushpa filime ya Baghi kane ntigucika. Hari izindi filime rero byasohokanye na Baghi kane, hari nka filime yitwa Preparation for the Next Life, ni imwe muri filime nziza cyane n'ubundi ziri kurebwa hano hanze ku bantu bakunda horror romantic movies. Iyi filime ya Preparation for the Next Life imwe muri filime nanone utakwiye gucikwa. Ariko reka nkwiyerekere filime wowe, tuve kuri ibi bya Baghi kane, tuve kuri ibi ngibi bya Preparation for the Next Life ifite 95, tuve kuri ibi filime ya Twinless ifite 98, tuve kuri za Conjuring Grasslight zifite za 80, tuve kuri izi ngizi za Cat zifite 30, tuve kuri zo za Hamilton zifite 99. Nkwiyerekere filime ifite 100% wowe. Hari filime umuntu wese afungura ukifungura ukavuga uti filime ntabwo ngenda ntayirebye. Ni filime yitwa Lifanesto. Iyi filime ya Lifanesto ni imwe muri filime nziza cyane n'ubundi ziri kurebwa hano hanze. Iyi filime ikaba ifite 100% muri filime zakunzwe gusumba izindi igisohoka ku munsi w'ejo. Hari filime rero n'izindi none byasohokanye, ako kara gatonde gato cyane nari ngukoreka karimo filime z'ubwenge, ariko reka none nkwibwire filime nziza cyane n'ubundi byasohokanye, ko filime ntago zisohoka ntago filime zisohoka zonyine. Hari izindi filime z'ubwenge biba byajyanye hanze, nizo n'ubundi ngiye gukora kuri urutonde, ubundi mu minota itarenze 2 nigurukira usige nawe ufata umwanya uzireba, ubundi uzanshinja ikindi. Hari filime yitwa Everything to Me. Everything to Me ni filime yamaze kujya hanze, uramutse uyikeneye wowe wambwira. Hari filime yitwa Greenland Expedition. Ni filime ya Greenland Expedition, imwe muri filime nanone ziri hanze. Warakunze filime nka Jao, warakunze filime nka Mission Impossible, Final Reckoning na Dead Reckoning. Filime ya Expedition Greenland ntigucike. Hari filime yitwa rero American Southwest. American Southwest warakunze filime nka Snow White, ubu filime zitandukanye za adventure. Iyi filime ya American Southwest ntigucike, ni imwe muri filime nziza cyane udakwiye gucika. Abantu ba high school rero reka nkubwire filime yitwa Linda na Linda. Iyi filime ya Linda na Linda ni imwe muri filime nziza cyane nanone utari ukwiye gucika. Ariko reka nanone negarukiye ku bantu bakunda action movies, baba tipe banye mwifite imitima ikomeye, bakunda thriller movies, filime za action, filime z'isasu, filime z'ikofe. Ndakwibwira filime yitwa Badman. Warakunze filime nka Bad Boys, Ride or Die, warakunze filime zitandukanye za action movies tugenda tukubwira. Reka nkwibwira filime yitwa Badman uyirebe, ubundi uzanshinja ikindi. Ku bantu bakunze rero filime nka Sinners, wararebye filime nka Sinners, wararebye filime nka Devil's Advocate, reka nkwibwire filime yitwa The Benga Files. Filime ya The Benga Files ni imwe muri filime nziza cyane ziri hanze. Uramutse ukunda filime za action movies, thriller movies, filime ya The Benga Files ntigucike, yo kuri ubu ngubu yamaze kugera hanze. Yasohokanye rero niyo filime. Hari izindi filime byasohokanye wowe iyi weekend ntunshinje ikindi. Reka nkwibwire filime yitwa Looking Through Water. Filime ya Looking Through Water niba ukunda filime za adventures, filime zitandukanye, filime zo kureba z'ubutembere, z'ubukerarugendo. Filime ya Looking Through the Water ni imwe muri filime nziza cyane kuri ubu ngubu udakwiye gucikwa niba ufite umutima woroshe, ukunda ibintu bya drama movies, ukunda nature. Filime ya Looking Through Water ni imwe muri filime ziri hanze. Hari filime rero yitwa Demokarasi Noir yamaze kujya hanze. Warebye filime nka Jardinier, ukareba filime nka Arsène Lupin. Filime ya Demokarasi Noir ubu ngubu iri hanze. Wararebye filime nka Paris Has Fallen. Iyi filime ya Demokarasi Noir ntigucike, kuri ubu ngubu yamaze kugera hanze. Ariko hari izindi filime byasohokanye arizo nshaka kukubwira kugira ngo abe nazo dutindaho, nka filime yitwa Soul on Fire. Filime ya Soul on Fire kuri ubu ngubu iri hanze, uramutse uyikeneye wowe wambwira nkakubwira nduyikura. Hari izindi filime rero zasohokanye n'iyi filime ya Soul on Fire, kuri ubu ngubu turagenda tugarukaho imwe ku yindi. Hari filime yitwa Fortnite of Dreamer. Filime ya Fortnite of Dreamer kuri ubu ngubu iri hanze, ni imwe muri filime zikunzwe cyane. Wumve ko kuri ama video streaming site iyi filime ya Fortnite for Dreamer kuri ubu ngubu yamaze kugera hanze, ifite rating ya 91% muri filime zikunzwe cyane ziri kurebwa n'abantu benshi gusumba izindi muri filime zose zasohotse ku munsi w'ejo. Ku bantu bakunda rero za filime za horror movies, warebye filime nka Devil's Advocate, ukareba filime nka Pop Exorcist, ukareba nka Devil's Exorcism. Iyi filime ya Utran, iyi filime ya Utran ni filime nziza cyane yamaze kujya hanze ku bantu bakunda filime z'amadayimoni. Hari filime rero yitwa Utran The Guardians of Demon. Iyi filime ntigucike.
Future and the Guardians of Demon. Ntigucike niba ukunda filime z'amadayimoni, filime z'abanyamasengesho, filime z'imyuka mibi. Iyi filime ntigucike. Gusa hari izindi filime byamaze kujyana hanze ku bantu bakunda impinde. Reka nkwibwire filime y'impinde. Filime y'impinde yitwa Kidnapped Throne. Kidnapped Throne ni imwe muri filime nanone ziri hanze, ariko reka iyo twitinda ubundi kwibwira filime yitwa A Savage Arts. Niba ukunda filime zitandukanye, filime z'ubwenge, kwibwira filime yitwa A Savage Arts, ariko bite nsimbukira noneho muri filime z'abahinde hariho bingeza, bite bijyana kuri filime z'impinde z'ubwenge, kwibwira filime yitwa Udaipur Files. Filime ya Udaipur Files ni imwe muri filime nanone udakwiye gucikwa, ariko iyo ntabwo nyitindaho. Ndakwibwira nanone filime yitwa Ganati. Filime ya Ganati ni imwe muri filime ziri hanze z'impinde udakwiye gucikwa niba ukunda Indian movies. Iyi filime ya Ganati ntigucike. Yasohokanye rero na filime yitwa Halloween. Ku bantu bakunda filime z'ikigango, ku bantu bakunda horror movies, Halloween ntigucika rwose. Ntundenganye ngiye nka Nyabami nubwira ngo sinakurawe. Ubwo ku bantu bari Burundi rero nizeye ko dukiranutse. Bambwiraga ngo Baghi izasohoka ryari, ngo ko ntabwira igihe Baghi izasohokera, ngo Baghi ko ntayibaha, ngo Baghi nisohoka nzababwire. Niba utarakora subscribe ku YouTube channel yacu, anda subscribe, ubundi tugumye kugendana na updates zitandukanye Nyabami TV tugenda tugutegura. Turabakunda cyane.